aracagurika kaka n'umukobwa arataka maze azana amazi. Ngiye gukora ngiye kwereka uburyo bwiza ushobora gukora recovery y'indirimbo cyangwa ushaka kwikorera indirimbo ku giti cyawe ukoresheje AI. Nta kindi urakenera, uraza hano muri application za telefone zawe ugende neza step by step. Ndi hano nk'umwarimu ku isomo tech ngo nkwereke uko ibintu bikorwa rwose mu buryo bworoheje. Uraza muri application yawe nk'uko uzibona, nurangiza ujye kuri Play Store, dore ngiyi. Numara kwinjira kuri Play Store urayinjiramo neza nk'uko urabona uko iri kwafisha hano twayinjiyemo. Nurangiza ukande muri search, uhita ukanda muri search wandikemo Suno. Suno ni nziza cyane, ni application ikoreshwa n'abasitari, igakoreshwa n'abantu bose mu buryo bwo kuba bakwifashisha bakora beat cyangwa bakora aya recovery mwumva, ndetse Suno ikora neza indirimbo ikaza uko ubishaka. Urabona twebwe Suno yacu ngiyi yaje hano, bari kutwereka open kubera ko twebwe twayidownloadinze, iradownloadinze. Ubwo turahita dusubira inyuma tugaruke muri porogaramu zacu. Ugomba kuba ufitemo ChatGPT. ChatGPT nta kindi rero ikora, iyo umaze kugezamo Suno uhita uza hano kuri ChatGPT ukayikandaho, ubundi ugahita uyibwira titre y'indirimbo ushaka, ikakwandikira lyrics. Urugero twereka dukore remix y'indirimbo yacu ya G-Tough, wenda reka dukore indirimbo ya Aragitosa. Reka tubwire AI ChatGPT yacu dukorere indirimbo, uyibwira mu kinyarwanda rwose nta kibazo. Dukorere indirimbo yitwa Aragitosa remix. Noneho wangiza ukahita wemeza, ubwo AI nta kindi ihita igukorera remix y'indirimbo yawe. Urabona hano iri kudusaba muri make idukorere remix y'indirimbo yitwa Aragitosa. Reka tuyibwire dukorere, yikore nta kibazo. Ubwo icyo AI irabanza ikakumenyesha nyine, yarangiza ikakumenyesha indirimbo igiye kugukorera. Urabona indirimbo yacu ngiyi Aragitosa remix original. Noneho uhita ukora kuri kano kazina ka remix ukagumishaho, warangiza ukayikopiya. Dore ngiyi turayikopiya yose, dore ngiyi turayikopiya, dore ngiyi. Niturangira kuyikopiya, urabona twayikopiye, tuhita dukora hano kuri copy, tuhite dusubira inyuma muri application zacu. Aka ni akantu k'ubwenge, nawe wakwikorera indirimbo ugapostinga, ukinjiza views n'abasub, ndetse ukaninjiza followers, biroroshye. Warangiza iyo umaze gukopiya ya indirimbo yawe, uhita ugaruka muri application, ukahita ugaruka muri ya Suno yawe, ukahita uyikandaho ukayinjiramo. Iyo umaze kwinjiramo ihita ifunguka gutya uri kubibona. Iyo imaze gufunguka gutya muri kubibona, uhita ukanda hano kuri aka kantu ko hagati kameze nk'akaziki, uhita ugakandaho, wangiza ukahita ukanda hano handitse lyrics. Ubwo iyo umaze kuhakanda, urahakanda nyine bakazamura keyboard nk'uko ubibona gutya. Wamara kuzamura keyboard ukahita ugumishaho, bagahita bakwereka paste, ukahita upestinga ya lyrics wafashe. Dore ngiyi lyrics yacu turayipestinze. Urabona gutya, urabona bari kutubwira ati badukorere beat. Nurangiza hano uhita uza kuri utu tuntu two hasi, ese injyana yawe ushaka ko iza mu buhe buryo, bwa electro, bwa groove, bwa heavy metal. Iyo umaze guhitamo rero gutyo, uhita uza kuri song title ukandikaho Aragitosa, niko yitwa nyine titre y'indirimbo yacu. Ubundi wamara kubyandikaho kugira ngo indirimbo ize ifite titre, wangiza ugahita ukora hano handitse create. Ni ibintu biba byoroshye kandi ni internet bisaba gusa, ntabwo ari ukwishyura application, nta kindi bisaba. Hano rwose urabona AI yacu idukoreye indirimbo yacu
rwose turabasha kuyipureyinga kugira ngo twumve iyi ndirimbo iraza imeze neza. Dore ngiyi indirimbo yacu, ngizi ubwoko bubiri, dore ngiyi ni aragitosa, reka tuyipureyinge noneho twumve ko ya ndirimbo yacu iraza kuvuga. Dore ngiyi turayipureyinga, niturangiza tuyikine, dore ngiyi twayikozeho. Nari mfite umugore mutuma ifu y'ibiro bine ndetse n'igitenge arabizana, akabugufi arabisonga, arabisonga, arabisonga. Igitenge aragitosa, igitenge aragitosa, turi kumwe akagitosa, nijoro akagitosa, mu muriro akagitosa. Indirimbo yacu twayibonye nziza cyane, nziza, ugahita uyisevinga, wamara kuyisevinga ugahita uza ukapostinga, yaba ari kuri YouTube, yaba ari kuri TikTok. Ubu ni uburyo bwiza bwo kuba wakwikorera indirimbo, yaba ari gospel, yaba ari iki, kandi mu buryo bworoheje. Niba ubona aka kavidewo icyo kagufashije, kora follow cyangwa ukore sub ku Isomo Tech, uzaza ubona n'utundi twinshi twiza. Ciao ciao.